ndabona bakomanze kuva kare. Kumanika agatoki, umanika agatoki, icyifuzo igitekerezo cyawe ni ubuzima kuri ni gatebe opozisiyo gatoki. nyarwanda yose aho iva ikagera, mukeba wa FPR Inkotanyi, ubitekerezaho icyo ubivugaho iki nkawe umumenyi muri ibyo bisate bitandukanye? Yego, abatutsi ni ubutwari bwemeye bukomeye, ariko butandukanye n'ubutwari bw'imbere ya mashinigani na 14 Fabalaro cyangwa Tubalaro na BM na Hyundai na Marekwaires na Womo 20 za Muroziye za Mota. Bitandukanye ubutwari bwo ku rugamba n'ubutwari bwo guhagarara gukora ikintu. gute? Sobanura. Intwari igira ubutwari bwayo cyayigize intwari. Yego, nicyo gituma ushaka kubura dogiteri ko bariza akakintu ko fukirukanka kaninyarira. babwire. Buri muhanga agira faculty imuha ubuhanga bwe Mu byo yazobereyemo, muri fakarite yazobereyemo, igisate yigiyemo yazobereyemo, ibyo yazobereyemo. so kubw'ibyo rero ndavuga ngo abanyarwanda bakwiye kubuhuzwa kabisa, kuko Kagame bashyize mu cyuraburindi rikomeye. Mutubuhuza mutujya imbere, mumenye ukuntu muzapanga ibintu neza mukabikora neza. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Garuka usobanure neza. Opozisiyo nyarwanda, Yego, ni iki? Opozisiyo nyarwanda n'imitwe yitwara gisirikare. Genda General Major Mugisha Frank, mbonera ku telefone yanjye akamenyetso ko guteranya 255 74 5 83 Opozisiyo nyarwanda mufite imbaraga nyinshi zibihishemo. Basobanurire babyumve ku isi yose. Ibisirikare birwanya Kagame mufite imbaraga nyinshi zibihishemo, ariko ntimugira leadership. Ntayo ni nkeya cyangwa uri muzi kuyipanga. Basobanurire rero uko ibyawe wowe uko ubibona. Ariko ikindi ntimuzi haduyi wanyu. Kuvuga ngo umwanzi ni Kagame Paul, umwanzi ni RDF, ntabwo bihagije kuba ibimenyetso byerekana umwanzi. Kumenya ashobora guhindura tactique, ibimenyetso n'amayeri, amayeri ya buri kintu cyose, agahindagura igihugu n'amazina n'uturere n'intara byose n'inyito byose n'imikorere n'imico n'imigenzo byose n'imihango, akabihindura agashyiraho ibishasha politike ibyo ari byo. menya ko diviziyo y'ingabo turwanira hariya kuri uriya musozi hakurya ntabwo bihagije yuko twabonye umwanzi. Tuba tuzi neza yuko umwanzi ari runaka azadutera, ariko dukomeza dukora serivisi z'ubutasi kugira ngo tubashe kumenya umwanzi ninde. Gute rero? Opozisiyo nyarwanda mukeneye kumenya Kagame ninde, umwanzi wanyu ninde, kuko umwanzi aguma yihindura nk'uruvu. satelite zaru. Umwanzi aba ari menshi. Intwaro yakoresheje umunsi ejo yaguze izindi, yashyize yazisenye, ingabo yazihinduye, yahinduye paredi, yahinduye kwambara amaranga, yakuye ku ntugu yashyize mu gatuza. Ariya ni amayeri, guhindura ariya maranga agayakura ku ntugu agashyira mu gatuza, haba hari icyo bishatse kuvuga. Guhindura isariyuti haba hari icyo bishatse kuvuga. Guhindura paredi bakayikura mu giswahili n'icyongereza bakayishyira mu n'igikore bakayishyira mu kinyarwanda, twebwe dusubiyeyo ntabwo twayimenyereye. Hari icyo bita rulership and militarship, ukamenya nawo tactics, leadership, amayeri y'imiyoborere y'ibyo byose by'intambara by'imitegekere byose kose kubera imiyoborere itabamo bagira imitegekere ubwo aho ngaho. Byasaka dukorera fresh, haricyo bishatse kuvuga. Guhindura uturere tw'igihugu n'amazina n'ibindi aricyo bishatse kuvuga. Ntujye ngo ushyira bakabihindura, barimo batwambura uburenganzira n'ubunyarwanda n'ubumenyi twari dufite ku gihugu cyacu. Babwire igisirikare cyacu batujijisha. Babwire rero. Baranumvise ingabo zavukiye mu Ruhengeri. Izo ngabo ziba hehe Korimani? Madamu Korimani, izo ngabo ziri hehe? Murarindagiza abanyarwanda mukoresha ububasha mufite mu nyungu zanyu bwite, ari nk'amaco y'inda. Padiri Thomas Nahimana akaba
ubwo rero mwese mugomba kugenda musobanura mutanga ibitekerezo byanyu tukumva. Yego yego, sawa sawa. Ubwo naho ubutaha kuri satelite katwakire abandi bantu tubona bakomanze kuva kare. gakondo b'ubwoko bwose bagenda barimburwa, ahubwo turi mu byo bita abantu ukuntu bari kugenda barimburwa. Gakondo yagurishijwe, abatuye gakondo b'ubwoko bwose bagenda barimburwa, aho kugira ngo abantu abe ari cyo kintu kibaranga, ari byo bintu bavuga. Niko byari bimeze, cyangwa se uko yajyaga avuga amakuru cyangwa agatangaza, agahindura amakuru mu ndimi abenshi bumva. Bamuteye kwa Kaniko, bamuteye kwa Kajwiga, ari uriya Muhima impirimbanyi ya rubanda. Niko byari bimeze, cyangwa se uko yajyaga avuga amakuru cyangwa agatangaza, agahindura amakuru mu ndimi abenshi bumva. Bamuteye kwa Kaniko ko amerewe nabi, cyangwa we yatanga igitekerezo hakorwa iki, abantu baterane gute, bandikire aho afunze kugira bamurekure, bamuhamagarize amahanga yose kimwe n'abandi bose bari gufungirwa ubusa cyangwa bishwe. Abantu bategereje kwamagana abashimuta, abakubita, abica abantu, ababuriza abantu irengero, abagambanira abantu, abafungisha abantu, bakabahumbya, bakabamerera nabi, bakabavudukana, bakabasukaho n'imiriro. Kirazira kikaziririzwa. Birumvikana ubu buzima bw'iyi si, ubuzima ni igitabo cy'amateka. Ku rundi ruhande ubuzima ni gatebe gatoki. Bityo rero akagabo gahimbahimba kandi kataraza nako kahasesekaye, ako ngako nanone katangira kuvuga kavuye aho, kakavuga ngo ararengana, katararebaga ko n'abandi mbere barenganaga. Akarengana atarakabonaga, akaba ari bwo afunguka giga, kilobytes ze, megabytes na gigabytes bitamwemereraga kubibona, none agatangira agafunguka, agatangira kubona ibyo atabonaga kera. Ibyo rero abantu bafunguka ubwenge bwabo, barwanya akarengane k'ibihekane n'ihohoterwa iryo ari ryose, n'ubushimusi n'ubwicanyi n'ubunyazi, no kuvudukanana no gusukananaho imiriro no kugambanirana. Ibyo byose gutereza abantu cyamunara no kubahombya ubigambiriye bihagarikwe, hanyuma hajyeho leta y'ubumwe bwa bose, abanyarwanda bose bisigasire bose n'ibyabo n'ababo.